Twongeye kuba ikaze bakunzi ba Frizone, webwe bakunzi bacu duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro tubagezaho, ibitekerezo mutanga turabishima cyane ko bituma ibyo mudasobanukiwe bimwe na bimwe mubasha kubisobanukirwa, ariko muciye muri comment mubajije ikintu mudasobanukiwe tukabasobanurira ko tubakorera ubusesenguzi ku bintu bibera hirya no hino hano ku isi, yaba muri politike, mu bukungu na diplomasi. Yego, wowe dukurikira ari ubwa mbere tuguhaye ikaze, wibuke kuri subscribe ube umunyamuryango wacu, uzakurikira ibiganiro tubagezaho buri munsi bigiye bitandukanye. Tugiye kongera tugaruke ikiganiro duheruka gukora twabikoze muri Syria, ariko muri Syria ntabwo turahava n'ubu. Tuje kuganira kuri tsinda ryafashe igihugu bita HTC, ni umutwe wahiritse Assad muri Syria, uretse ko ubu nawe yahungiye mu Burusiya, niho yibereye ubu tuvugana ubu. Ariko icyo nje kubereka ni ikinyoma kiri muri uriya wenda habayeho guhirika kwa Assad avaho, guverinoma yari iriho bisa nkaho bikomezanyije, ariko hari ikintu turi buganireho kandi tukanagitinda, ariko ntabwo ndi bugerageze kubatwara umwanya munini cyane, ariko uko ushoboye kose usobanura ibintu ku buryo byumvikana bidatwaye igihe kirekire, ko batubwira ati tujye tugenda twakubita ibiganiro bigufi kugira ngo ko umwanya bari mutoya. Yego, tubaha ikaze bakundi ba Frizone. Yego, tugiye kugaruka ku kintu kirimo kirabera muri Syria. Urabizi hashize iminsi hari ibitero bikaze cyane Israel iragenda igaba ku birindiro bya gisirikare, ku nganda za gisirikare, ikora intwaro no ku bindi bikorwa remezo bya Syria byayizamura mu bukungu kugira ngo yizamure itere imbere, kugeza no ku nganda zitunganya ibikoresho abaturage bakenera mu buzima busanzwe. Tugarutse aho gatoya kuri ibi bitero, tugomba gusobanukirwa impamvu z'ibi bitero birimo biraba muri Israel n'ubutitsa. Iki kintu giteye ubwoba cyane. Uriya mutwe urabizi, umuyobozi wayo ubu tuvugana ubu bamwita Mohammed al-Bashar. Uyu mugabo mu mateka ye Amerika yize kumushyiraho, yize kumugira wanted, mu bantu bahigwa, ishyiraho n'amadolari miliyoni 10 z'amadolari kuzamufata, yagaragaza ko umurambo we izo miliyoni azazihabwa. Aha hantu harimo urujijo. Niko umuntu yari ikihebe Amerika yashyize kuri front line y'abantu bagomba gufatwa, akaba noneho agarutse ari umuyobozi. Iri kintu gisobanura ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu n'ibi bitero ubona Israel biri inyuma, isa nkaho ari imushyizeho, ariko imushyizeho ku nyungu za Amerika. Ikintu imushyiriyeho si urukundo ikunda abanyasiriya, ahubwo ikintu gikoze kugira ngo igiraga ngo aramuka agiyeho atazagira imbaraga nk'izo Assad yari afite, bigatuma yongera kumvikana na Iran, akumvikana na Turkiya, ugasanga no muri Israel yantambara irwanye, ugasanga nta kintu ifashe. Iki kintu no kukigendamo gashya. Abantu benshi bagira ngo Assad yari ikihebe. Yego, mu myaka 24 ashize ayobora, indi myaka 13 yamaze mu ntambara, muri iyo myaka 24 13 yamaze mu ntambara. Biriya bintu nta kintu bibi na Amerika ibintu ikora isa nkaho ari kuvangavanga abantu, ni ukugira ngo yirinde ko ibihugu byunga ubumwe. Abantu benshi ntabwo bajya bisobanukirwa, hari igihe abantu bajya kwita muri comment bakavuga ibintu byabo, nabo bafite uburenganzira, buri wese afite uburenganzira bwo gutanga comment hasi aho ukuntu yumva ibintu mu buryo bwe. Natwe turabwira ko dukurikije ko twasesenguye ibintu uko tubibona. Bivuze ngo bino bintu birimo birabera muri Syria, ibi ni uburyo bwo kugira ngo biba bitero bya Israel biragaba hara muri
muri Israel. No kugira ngo muri Syria. Israel imagaba muri Syria. Ibi no kugira ngo ice intege igisirikare cya Assad. Yewe ice intege n'igisirikare cy'inyeshyamba kugira ngo bajye munsi ya Israel. Ku buryo Israel izajya ivuga bakajya bayumva, kuko murabizi ko muri Golan Heights baba ari ubutaka bwo muri Syria. Israel abutwaye. Ibi bintu no kugira ngo none bwa butaka banatwaye batazagira imbaraga bakagaba ibitero, kuko baba bamaze kunga ubumwe bakongera intambara ikasa nk'iyicogoye mu gihugu. Batangira kubaka imbaraga, none izo mbaraga zikazatuma bigarurira bwa butaka bwa Syria. Bwa Syria Israel yatwaye. Icyo kintu rero bari abantu bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo birinde ko bunga ubumwe. Kandi none bakongera icya kintu n'icyo gitero none kiri kintu bagikoreye. Hari Liban bihana imbibi. Kandi Liban none kongera gahana imbibi na Israel. Bavuga ati nko guca intege y'abindiro byose bya Iran bya biri muri Syria babica intege. None babona ukuntu Israel muri kariya karere ari igafatika kayobora, ku buryo bishobora kujya ku rwego rwo kuba bashobora gufata ubutaka bwa Syria bwinshi bakabwiyomekaho kugeza muri Liban. Murabizi ko bagiye biyomekaho n'ubwa Palestine, bashaka no kwiyomekaho n'ubwa Liban, kongera bakagaruka n'ubwa Syria bakabwiyomekaho. Kuko urumva niba muri Syria nta mbaraga bazaba bafite z'igisirikare, bivuze ngo bazaba bakora ibyo bashatse uko babyumva, ntawe uzajya ubakanga hariya. Niyo mpamvu biriya bintu abantu benshi bibatera urujijo ziriya ntambara, bakumva ko bahetse ngo bita ngo ni ikihebe. Ariko se mubanze murebe uwo bita ngo ni ikihebe, uwo Assad, uriya Mohamed al-Bashar, uriya se we azazana iki? Kuko n'ubundi nawe ni ikihebe, bamwiza wanted. Niba ari nk'akadiru bakinye bakamukuraho ibyo byaha kugira ngo akore mu kwa Amerika na Israel, n'ubundi nta gaciro umuturage azaba afite hariya, ubundi azaba ari munsi ya Amerika. Kandi Amerika intego yayo ni uko ishwanisha ibihugu ntibyumvikane, kuko iyo byumvikanye bituma bubaka ubukungu Amerika ku buryo itabamenyamo ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu hari iriya ntambara irimo urujijo rukomeye cyane, abantu benshi bikomeza kubatera urujijo. Ariko icyo mugomba kumenya muri iriya ntambara, buriya Iran nayo ntabwo yicaye ubusa. Iran nayo ntiyicaye ubusa, kuko hari inyungu nyinshi yahombejwe hariya. Niyo mpamvu iriya ntambara ari kurangira, itazapfa kurangira ku buryo bworoshye. Nubwo ubona Turkiya imeze nk'aho yagambaniye Iran, gambanira ku ruhande rumwe, Turkiya yarebaga inyungu zayo ku ruhande rwayo, ariko n'ubundi ntibikuzakuraho ko Turkiya hari igihe ishobora kuzunga ubumwe na Iran, bakongera bagasubizaho Syria, bakongera bakayiha imbaraga. Kuko nanone Israel iramutse ifashe ahantu ikahashyira ibirindiro bikomeye cyane, ikahashinga imbaraga zayo, na Amerika zikahashinga imbaraga zayo, Turkiya iri mu marembera nayo na Iran, kuko baba barimo hagati. Kuko urabizi ko Turkiya nubwo iba muri OTAN, ariko nayo ubwayo ifite ikibazo cy'uko hari inyungu nyinshi badasangira, bakaba basangira muri OTAN. Ubu urabizi hari indege batabaha nka F-35 kandi igihugu kiri muri NATO, ariko bashobora kuziha Israel. Hari ibindi nko mu bumwe bw'Uburayi, ntago Turkiya ibamo, barayiheza kuko bavuga ko ni igihugu kiri muri Middle East, ariko nanone gitandukanya Aziya n'Uburayi. Bashobora kuba Abarusiya bashobora kuba bameneramo bakabangamira inyungu z'ubukungu bw'Uburayi ndetse n'iza NATO muri rusange. Ariko icyo mugomba kumenya ni kimwe, ibi bintu birimo birabera muri Syria ntabwo uzajya kurwa nk'uko birimo birabera muri Iraq, kuko zanyeshyamba zirimo basa nkaho guverinoma ya Syria, nubwo wenda perezida yagiye, barimo bagenda begerana, bagenda bahuza ibintu bigoye, ibyo batumvikana bakagenda babinoza kugira ngo igihugu kizongere kiyubake. Ariko none kwiyubaka kwabo ntabwo bizashimisha Amerika na Israel. Israel n'ubundi wenda Turkiya izabyungukiramo, kuko zanyeshyamba bazazifata ku buryo bworoshye, aho zagiye zihungira ku buryo bworoshye. Noneho guverinoma nshya ibasha kumvikana,
na Recep Erdogan wa Turkiya, bitume igihugu none kigira imbaraga ziri hejuru cyane, ariko nanone bizaba imbogamizi cyane kuri Amerika, kuko Amerika urabizi hihanganiye cyane cyane n'Uburusiya nk'ibihugu bibiri by'ibihanganye ku isi bivuga ari kwijyana. Ari ahantu rero hari urugamba narwo rutoroshye, hari urugamba rutoroshye kuko ntubone Uburusiya bwaravuyemo, abantu benshi bazi ko bwatsinzwe, ariko Iran strategy y'urugamba avuga ati aho kugira ngo tujye kurwana tuharwanira ari ingabo nyinshi, reka tubyihorere, ahubwo tuzareke uzafata ubuyobozi ariwe tuzinjirira none tumukoreremo. Ibyo byoroha cyane kurusha ko wajya gushoza intambara, ko ushoje intambara hagendera ibikoresho byinshi kandi na diplomasi igasubira hasi. Ariko Uburusiya bareka bakomeza barwane kuriya, ariko Uburusiya buzazanamo diplomasi yabo. Urabizi ko Syria nayo ifite peteroli itari nkeya, kandi Amerika nayo kwakura ukuboko na Israel biragoye, ariko iyo bamara kunga ubumwe bamaze gufatisha, bagiye kuorganiza muri Middle East hariya Iran na Turkiya banze bumvikane, n'Uburusiya bwumvikana Turkiya, kuko buriya Turkiya hari ibintu byinshi igenda ikinga Uburusiya, bigatuma imbaraga batazunga ngo zigire imbaraga. Iyo urumva ari hari ahantu ubwo kuzabanda ni nka alliance bagiye kongera kubaka bushyashya, kuko murabizi ko Iran ntabwo yaterwa, ko mujye muyibuka ko nayo iba mu cyo bita BRICS, agaterwa ku buryo bworoshye, kuko Israel ntiyatinyuka kuyivogera, yivogereye Uburusiya babura hafi aho, nubwo Amerika nayo yatabara Israel, ariko byaba bibi cyane. Umuntu wese abanza akareba inyungu ibintu bizamusigira, bigatuma abona uko yiyorganiza mu rugamba agiye gutegura. Yego, turabashimiye, reka tureke kurambirana, mu masaha ari imbere natwe tugomba kubagezaho ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, abantu benshi ibintu mudasobanukiwe byinshi muzajya mubisobanukirwa, mukomeze mutange ibitekerezo. Ndashimira n'umuntu wambwiye ati gusimba ryo kuvuga amakuru yo muri Ukraine, oya ndayavuga, abashaka kumenya ngo Ukraine bigeze he, ku munsi w'ejo iyi nkuru nayo izamugeraho muri Ukraine, ko naho hari icyegeranyo ndimo ndabategurira, kugira ngo muzabashe gusobanukirwa byinshi bimwe birabera muri Ukraine naho ibintu bigana. Yego, turabashimiye, utarakora subscribe ukikore, comment, like, share, turabashimira cyane, kandi n'ubwitange bukomeye cyane. Gira ibihe byiza naho ubutaha.